Ubu ni saa moya n'iminota 51 Nairobi muri Kenya, ni saa 12:51 mu Burundi no mu Rwanda. Mu kiganiro baza muganga cy'uyu munsi tugiye kumva ikiganiro mugenzi wacu Yvette Kabatesi yagiranye n'umuganga w'inzobere mu ndwara z'ubuhumekero, aho hari ubumuga bwo kutumva bugaragara mu bana bakivuka bushobora kuba bwa burundu ndetse n'ubuvurwa bugakira. Mwiriho neza. Ubumuga bwo kutumva bugaragara mu bana bakivuka ngo bushobora guterwa n'impamvu zitandukanye. Nubwo hari ubwa burundu, ariko ngo hari n'ubushobora kwitabwaho iyo bumenyekanye hakiri kare, bigatuma umwana agira amahirwe yo gufashwa. Uyu mugoroba turi kumwe na muganga Kayitesi Mukara, inzobere mu ndwara z'ubuhumekero mu ivuriro Human Hood. Ibigero byo kumva biratandukanye. Hari wumva neza burundu, hari wa wundi utumva burundu nta na gitoya yumva, ariko hagati aho hari uba wapfuye amatwi bikabije, bigereranyije, biri hagati y'anavuga mu Cyongereza mild, moderate na severe. Babandi batumva burundu ni profound kuko biba bikabije. Ikibitera kirazwi kugira ngo umwana bavukana ubwo bumuga? Yego, impamvu zirahari zirazwi zishobora kubitera. Nukuvuga ngo umwana ashobora kuvuka atumva ku mpamvu z'ubuhererekane bwo mu miryango, ugasanga bafite ikibazo cyo kutumva, ugasanga n'umwana nawe arabivukanye. Ariko noneho hariho kutumva bibaho ku mpamvu z'imiterere y'umwana mu nda cyangwa ku mpamvu z'imiterere ya DNA. Kuko n'umwana ashobora kuvuka afite ubundi bumuga, ni nako n'umuntu ashobora kuvuka afite ubumuga bwo kutumva ku mpamvu z'uko ingingo zo mu matwi ye zitabaye uko zigomba kuba zimeze. Jya tubona abana bavuka badafite ugutwi ko hanze, ashobora no kuvuka adafite ugutwi ko hagati, ashobora kuvuka adafite ugutwi kwa kundi kw'imbere tujya tuvuga, cyangwa wamwakura ujyanijwe mu gutwi. Ibyo byose nabyo bituma umwana avuka atumva. Mu zindi mpamvu hariho abana bavuka ku babyeyi bashobora kuba baragize indwara zimwe na zimwe, nabwo bigatuma umwana ashobora kuvuka atumva. Hari uburwayi umwana nawe ashobora kurwara muri ya minsi ya mbere 28 nyuma y'uko avuka, nabyo bishobora kumutera kutumva. Umwana ashobora kuvuka afite ibiro bikeya, adashyitse, umwana munsi y'ikiro n'igice, umwana utujuje igihe ku mpamvu zitandukanye, umwana uvuka wenda akaba adashyitse ariko akajya kwa handi bashyira abana badashyitse, urusaku ruba ruhari cyangwa imitahabwa. Ibyo byose bishobora kuba zongera ibyago by'uko umwana agira ikibazo cyo kutumva akiri muri cya gihe cy'iminsi ya mbere, iminsi ya mbere y'ubuzima bwe. Rero ko umwana bakiri mutoya, ni gute umuntu ashobora kumenya ko umwana yavukanye icyo kibazo cyo kutumva? Akenshi ni ikibazo cyiza cyane, kuko akenshi dukunda kubibona mu bana bamaze gukura, kuko ababyeyi baza bavuga ngo umwana yatinze kuvuga, cyangwa ndamubwira bikagaragara ko atumva cyangwa aransuzugura, cyangwa ababyeyi bavuga ngo umwana wanjye niwe wakubita urugi nabwo akanguka, ngo ni umwana w'amahoro nta kibazo agira, urabyumva. Ariko umwana ukivuka hari utuntu dushobora kurebwa ko atangira kumva afite ibyumweru 20 mu nda. Rero iyo urugi rukubise cyangwa ikintu gikubise akaba atikanga, cyangwa adasa nkaho ijwi hari icyo rimubwiye, yenda agakurikiza amaso ijwi yumvise, cyangwa bigasaba ko yita ku ijwi rivuga cyane riranguriye cyane, ari cyo gihe ahindukira, bituma wibaza arumva, nabwo yumva neza, bimeze gute? Biba bivuga ko umubyeyi yakagombye gukeka ko umwana we afite ikibazo. Ese Dr. kutumva kenshi kubona abantu bavukana icyo kibazo usanga batanavuga, ni bose se? Impamvu abana badashobora kuvuga ni kubera ko kugira ngo ushobore kwiga kuvuga ni uko uba wumvise. Ukeneye kumva ijambo, ukamenya uko iryo jambo rivugwa, ukamenya ko rivugwa. Icyambere ukamenya ngo bampamagaye Kayitesi, mbona kumenya ko nitwa Kayitesi. Ni ukuvuga ngo yarabyumvise arabimenya. Urumva rero ku mwana utaramenya gusoma, nta bundi buryo bwo guhererekana communication afite bitari kumva. Niyo mpamvu rero usanga akenshi abana bafite kutumva bikabije, mu gihe atabyumva nabwo ari bushobore kuvuga. Ariko noneho hakaza abandi bafite kumva ariko atari kumva neza, bashobora kuba bavuga ibintu uko babyumva, ukumva wenda aravuga ijambo ntago rivuga nk'uko rikwiye kuba rivuga, kuko nawe ararivuga nk'uko abyumva. Bisaba ko yigishwa kurivuga. Ariko niba mvuga pa akumva ba, wazavuga ba, ntabwo azavuga pa, kuko mu kumva kwe, mu bitekerezo bye, mu bwenge bwe, ijambo pa ntabwo rivugika iyo nyejwi atarimo kuyumva neza. Rero niyo mpamvu ituma bamwe na bamwe bavuga abandi ntibavuge, biterwa n'ikigero cyo kutumva bariho. Ariko icyo navuga ni uko siko abantu bose batavuga, ariko mpamvu zo kutumva ko hari izindi mpamvu zindi zituma umuntu atavuga. Hama rero bafashwe iki bene abo bana?
ubufasha butangwa rero ku mwana uvuka atumva buratandukanye ko buterwa n'ikibazo aba afite. Iyo wenda ari ikibazo cy'umuyoboro w'ugutwi wazibye, icyo gihe bisaba ko uziburwa birabagwa. Iyo ari ku mpamvu z'imyakura cyangwa twa tugufa tuba hagati mu gutwi cyangwa kuri cochlea aho ijwi ryakirirwa, icyo gihe ahabwa twa twuma turangurura amajwi. Noneho hari babandi bavuka batumva burundu, ariko iyo bavuka batumva burundu ku mpamvu z'uko ugutwi kw'imbere kwagize ikibazo, icyo gihe nibo bandi bahabwa cochlea, bakorerwa cochlea implants, barabagwa bagahabwa kandi kantu gasimbura ugutwi mo imbere mu gutwi gaterwamo ni implant cochleaire. Nabo abo ngabo bahabwa ubwo bufasha. Ariko noneho hari abana batashobora gufashwa n'ibyo byose twavuze biterwa n'ikibazo bafite. Niba ari umwakuru ufite ikibazo, niba ari aho hantu navuze haterwamo ka kantu ariko hakaba hatari hazima, kakaba kadashobora guterwamo, abo bana nta bufasha bahabwa kuko nta bufasha buba buhari. Icyo gihe barafashwa bakayoborwa mu bigo by'abantu batumva.